Mbokuri je kwambara neza ni bisanzwe kuri Radio Star. Hano rero twaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye Deshawe Party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Mushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko cyera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe. Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze inshuti bakunze ba Tsapa Fashion Show. Uyu ni wa mwanya mwiza tubageza amakuru atandukanye ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima busanzwe. Nyendi ya Sento w'amahoro, ikiganiro ni Tsapa Fashion Show. Ntugera huye. Twibutse kandi ko icyari ikiganiro mukurikirana buri ku cyumweru isama n'igice kuri TV1. Wanakurikirana kandi ibiganiro byatambutse byagucitse cyangwa se wumva ushaka gusubiramo wajya kuri YouTube ukajya ahashakirwa ukandikamo Tsapa Fashion Show hanyuma ugakora subscribe ukareba ibiganiro byose byatambutse uko ubyifuza. Uramutse kandi nta andi makuru ukeneye ajyanye na fashion n'imyambarire n'ibindi bitandukanye wasura imbuga zacu nkoranyambaga ari kuri Instagram, Facebook, Twitter cyangwa se ukaba wanasura website yacu ariyo tsapafashion.com. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu n'igice kibanza mumenyereye aricyo Fashion and Lifestyle News. Muri Fashion and Lifestyle News uyu munsi rero twaba tubafitiye amakuru atandukanye ariko reka duhere ku makuru ajyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aro twavuga nk'abategura irushanwa rya CCA Style Award aho ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane bajyanye n'amatsinda yitabira iri rushanwa bajya gusura urwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro ahashyinguye Abatutsi batari bakeya bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aba rero bagezeyo bakaba barigishijwe amateka, barabwiwe ibyabereye i Nyanza ndetse hanatangwa ubutumwa butandukanye bujyanye no kwiga amateka ndetse no guharanira kubaka u Rwanda ndetse no gusigasira ibyagezweho, cyane ko muri urubyiruko harimo abana abavutse nyuma ya Jenoside batari bahari mu gihe cya Jenoside batazi uko byagenze ariko barabisobanuriwe hanyuma bigiye ku mateka bafata ingamba zo gusigasira ibyagezweho ndetse no gukunda u Rwanda rwacu. Tukiri kubijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi rero uno Fashion Agency nayo ikaba yarasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi bakaba barigishijwe amateka nabo nkuko hari mu rubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya Jenoside biga amateka basobanurirwa neza ibyabereye mu Rwanda ndetse bahava bafasha ingamba zo kutazibagirwa zo kuzakomeza kwibuka ndetse no kwibutsa amateka ndetse no guharanira kurwanya abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uruhare rwa mbere urubyiruko dufite ni ukwitabira ibikorwa byose, kureba ibiganiro by'amateka, kureba kumva ubuhamya bw'abantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ahariho hose, kuko hari n'urubyiruko bagenzi bacu bamwe bashobora kuba bayifite barekuye ku babyeyi babo wenda yananiwe kuva mu mitima yabo. Ubwo rero urumva ko natwe dufite uruhare runini kugira ngo muri bagenzi bacu tube inshuti, tubeho tutarobanura, tubeho ntacyo dufite tugenderaho, tubeho turi umunyarwanda umwe. Kwibuka twiyubaka cyo numvishase kuvuga ni ukwibuka ubaha agaciro kabo, ubasubiza nyine agaciro kabo bari bafite kuko natwe bari abantu, then ntuheranywe n'ako gahinda ukomeza nyine utera imbere atari guhera nyine muri aya mateka. Nkanjye nk'urubyiruko mbona dukwiriye gushyira hamwe kuko twese turi abanyarwanda tukarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma wongera kugaruka amacakubiri kuvuga ngo umuntu uyu n'uyu twese twumva. Yindi nkuru tubafitiye nuko nitanga Olivier uyu nguyu akaba ari umunyamideli wo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba afite inzu ihanga imideli ya Tanga Designs, akaba rero yarakoze ikanzu iriho Notre Dame de Paris iri gushya. Iyi rero akaba ari église yari ikomeye hariya mu gihugu cy'u Faransa mu mujyi wa Paris, ikaba rero iherutse gushya, akaba rero Tanga Designs yarahise akora ikanzu iriho Notre Dame de Paris irimo ishya.
Tukiri mu makuru rero tubibutse ko irushanwa rya Women Choice Award rikomeje, harimo abanyarwanda mu nzego zitandukanye. Twavuga nka Head of State Personality of the Year, harimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, hakaba ndetse hari n'icyiciro cya The Woman of the Year, harimo Madame Louise Mushikiwabo, hakaba ikindi cyiciro cya The Superwoman of the Year, nanone hakaba harimo umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo, hakaza The Boss Lady of the Year, muri iki cyiciro hakaba harimo Claire Kamanzi, hakaba Most Promising Woman of the Year, hakazamo Diane Karusisi, hakaza Fashion Brand of the Year, hakazamo Tanga Designs, hakaba Modern Brand Ambassador of the Year, hakazamo Tony Georgette, hakaza n'igiciro cya Automobile Company, harimo Akagera Motor. Ibi rero akaba ari ibyiciro bitandukanye birimo abanyarwanda mu bindi byiciro byinshi byateguriwe ibihembo muri irushanwa rya Women Fashion Award. Gutora abanyarwanda rero zikaba ari inshingano zacu, aho gutora nta kindi bidusaba no kujya kuri website speakup.com, murabibona kuri screen zanyu, cyangwa se mukajya kuri Play Store mugatereshaja application ya The Speak Up, hanyuma mugakurikiza amabwiriza yo gutora, tugaha amajwi abanyarwanda bakazahabwa ibi bihembo. Komereze n'igice gikurikiyeho aricyo Fashion Academy. Mbere yuko dukomeza na Fashion Academy uyu munsi rero, reka dushimire byimazeyo Cafe Camellia iba yaduhaye ahantu heza cyane ho gukorera. Nkuko mubibona nicaye ahantu heza, kandi ndagira ngo mbabwire ko nibihakorerwa ari byiza, wahasohokanira n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango, mugahabwa amafunguro meza, mukaharya ibintu biryoshye, mukahanywa ibinyobwa biryoshye biteguye neza, ndetse ukaba wahabwa service nziza cyane. Muri Fashion Academy uyu munsi rero nta kintu kigiye kureba, tugiye kwegera inzobere mu bijyanye n'imyambarire, hanyuma atwereke imyambaro myiza igezweho ya Made in Rwanda. Reka tumurebe. Turi kumwe n'inzobere Eliane, agiye kutwerekana imyambaro igezweho wakwambara mu kino cyumweru. Murakoze cyane. Duhereye ku bana bato, ubu umunsi hagezweho ijipo y'igitenge. Urabona ko iki gitenge kiravanze amabara yose, ni ibitenge bitandukanye bivanze, ugashyiraho agapira gafite logo y'u Rwanda. Abana b'abakobwa guhera ku mpinja kugera ku bana byibuze bageze mu myaka 12. Uyu mwenda wababera, akaba ari umwenda wakwambika umwana wawe mukagendera mu muhanda ukabona ko umwana araberewe. Eze rero ku rubyiruko guhera ku bana b'abakobwa b'imyaka 13 kuzamura kugera mu kigero cyacu, natwe turacyari urubyiruko, mwatureberaho. Urabona ko turi abakobwa beza baberewe. Hanyuma hari n'akandi kenda kagezweho keza cyane, akajipo k'igitenge kimwe gakoze muri modeli nziza cyane, nako kakajyanisha n'umupira uriho logo y'u Rwanda. Urabona ko uyu mwana w'umukobwa yababerewe cyane. Tukagaruka ku bamama guhera ku kigero cyanjye kuzamura. Muri iyi minsi kubera ko ntabwo hakonje cyane, ahubwo harasa n'ahashyushye, nubwo hari imvura ariko haranashyushye. Ubu hari udukanzu twiza cyane tw'abamama cyangwa tw'abadamu, kaba gatanze amahoro, akayambara kigendera. Igihe cy'imbeho ntabwo ikonje, kandi n'igihe cy'ubushyuhe nabwo imuha amahoro kuko irisanzuye. Iyi kanzu kandi ikaba ari imbera byombi, ishobora kwambarwa n'umumama cyangwa se n'umudamu utwite, kandi ushobora no kuyambara utanatwite gusa ushaka kurimba. Hakaba hari n'utubruze twiza nako gatanze amahoro. Mama utwite ashobora kukambarira ku ipantaro ya mariniyeri, ashobora kukambarira ku kirya cyose, n'udatwite ku majipo ya droite, ku mapantaro, n'utubruze twiza cyane. Aka gakote nako murabona ko ari agakote keza gasobanutse. Ku badamu, ku bakobwa, ni agakote keza cyane ushobora kwambarira ku ipantaro, ku ijipo ya droite se ukaba warimbye cyane. Ni agakote keza ushobora kwambara usohotse cyangwa se ugiye mu kazi gusenga se, ni akantu wakambarira ahantu hose. Murabona ko nkanjye nabizanye mu kazi kandi ndaberewe. Tugeze ku bamama bakuze, urabona ko iyi kanzu irisanzuye. Umujene yayambara, ariko cyane cyane abamama bakuze, baba mama bakeneye kwambara
imyenda y'iwacu badakeneye gukenyera, kuko burya gukenyera hari aho bikujena ukagenda wumva utari comfortable. Rero iyi kanzu umumama arayambara akumva afite amahoro kandi akaba yambaye aberewe, nta myaka igenewe. Hari rero n'ijipo ndende ziyubashye cyane z'ababyeyi ndetse n'abajene muri iyi minsi bakunze, ikaba ari ijipo itanze amahoro. Wakwambariraho agatishati, washyiraho se akaburuze k'ibara rimwe, ukaba warimbye pe. ngira ngo mwabyiboneye abadamu n'abakobwa ko dushoje duhishiwe, twateguriwe imyenda myiza kandi mwabibonye ko ari n'imyenda iri hafi yacu yakorewe mu gihugu cyacu. Nk'uko rero mwabibonye tukaba twaratangiye igice cy'urubuga rw'abanyamideli, aho uyu munsi rero dukurikirane ikiganiro yagiranye na bagenzi bacu. Berone, impamvu nkunda modeling ni uko nkunda kumurika imideli, akenshi imyenda y'igitenge. Impamvu nyine ngiye nkunda fashion ni ukuntu dutambuka n'imideli. Ubundi bwa mbere ngiye nakundaga kuririmba cyane, narabigize nk'umwuga. Umunsi umwe nza gukunda nyine nkabona abandi bakora fashion, nkumva nanjye ndabishaka, nkumva nk'uko Aneti yabivuze ngo nawe byamubera, nanjye nuko naketse. Umunsi umwe nanjye nza gukora fashion muri kiteng fashion, bigenda biza gutyo bigera naho tujya ku rwibutso, mbese abantu baradukunda cyane. Nitwa Semana Cynthia, wa Kitenge African Fashion Agency. Mbikundishwa na mama wanjye, kuko mama wanjye ambwira ko mbishoboye kandi mfite taye yabyo. Mwongera nkabikundishwa na nyakwigendera Alexis, yatumaga nkunda fashion cyane. Niga kugenda kandi nyine nkaniga discipline nkurikije uko abakuru kuri njyewe nyine bitwara. Banyita Rukundo Ale Andris, abantu benshi banzi kuri LVC Boy, abahagarariye Kitenge African Fashion Design. duhera duhitamo abamodo baza muri Kitenge, tureba catwalking na runway, ariko si ibyo gusa n'ibindi. Uko yaba ameze kose yashaka kutujoininga turamwakira kuko turamujoininga. Kitenge African Fashion Agents ikorera mu kagari Kimihurura mu Myembe, ahantu habera practice z'abamodo bamurika imideli. Impamvu twahisemo kuba twashyiramo barumuna bacu nuko dushaka ko nabo bazatera imbere mu gihe wenda natwe turi gusaza cyangwa mu gihe turi kubivamo, kuko niba barumuna bacu turabakunda kandi nabo tubona bashoboye. Nyine mu rugo kwa ko bazi ko nkunda fashion, ntabwo bajya bambangamira iyo mbabwiye ko ngiye muri practice, barabyemera. Ibintu bibiri ni enjoyinga nkunda mu kazi ka modeling. Cyambere ni shooting na events, cyane cyane shooting mba numva ari byiza kwerekana ikindi mu
Sandra Kevin Giramata. Impamvu nkunda fashion nuko mba mbona hari benshi byagiriye umumaro kandi nakuze nsanga n'abandi bantu bo mu mbega ni impano y'umuryango. Iyo tugeze aho dukorera practice turabanza tukiragiza Imana, nicyo cya mbere, ubundi twarangiza tugakora practice no mu gusoza bikaba uko nguko. Twigisha abana bacu natwe tukigira kuri bagenzi bacu bafite ibyo baturusha. Nitwa Tuyishime Chantal, benshi bakunze kwita Shani. Impamvu nkunda modeling cyangwa se fashion bituma mfunguka mu mutwe cyangwa se nkura n'abantu benshi batandukanye. Ngize ngo mvuge ku mpamvu nkunda fashion cyane, navuga ibintu byinshi ariko bimwe muri ibyo ngibyo nibyo nabivuze. Imbogamizi ya mbere duhura nayo nk'abantu bakora modeling nuko ubusanga turaza tugakora practice ariko ubusanga ama events aba ari makeya. Abafotographe baracyari bakeya, ntago bari kutwegera cyane. Abanyamakuru nabo turashimira bamwe mu batugezeho ariko n'abataratugeraho iyi message irabareba. Umumodo mu Rwanda umumodo yakora buri kimwe, nko kujya ku byapa, kwamamaza ku byapa. Umumodo yakwamamariza kampani yawe ufite business iyo ari yo yose, umumodo yakwamamariza. Naba nk'ingero nk'eshatu umumodo yakwamamariza. Umumodo yakwamamaza imyenda, umumodo yakwamamaza makeup igezweho, umumodo yakwamamaza hair z'abamodo, abafashion ku bahungu no ku bakobwa n'ibindi byinshi umumodo yabyamamaza. Umunsi yanjye imbere ndashaka ko ninkura nzamurika imideli kandi nkamenyekana, nkagira icyo mfasha abandi bana batoya nk'uko nanjye natangiye. Ni ukuzaba umufashion wa mbere mu Rwanda. Mfite inzozi zo gutera imbere nkaba umustar, nyine nk'improvinga ibikorwa byanjye. Inzozi njye numva mfite ni ukuzagera kure muri modeling cyangwa fashion, bikarenga igihugu cyacu cy'u Rwanda, nkanateza n'igihugu imbere. Inzozi mfite byanze bikunze hari aho nshaka kugera. Mfite inzozi zo kuzaba umumodo ku rwego rwo hejuru. Ni ukugera ahantu hakomeye, ako nuko bigaragara hari indi fashion twe turi kumwe ariko yo tuzayitsinda kubera discipline acting fashion, imyitwarire sinabivuga ngo mbirangiza ko afite fashion ndayikunda cyane. Mu design wo mu Rwanda nkunda ni motions nkunda ibikorwa bye, nkunda design ye muri rusange. Designinga ibintu bifite isura igaragara, ndamukunda. Njye message namuha ni kuzadusura muri Kitenge African Fashion Agency. Turamukunda, sinjye njyenyine, harimo twese turamukunda. Motions tumuhuriyeho turi benshi. Hano dufitemo abana batoya mwabibonye guhera ku myaka 12 kuzamura. Umwana ushaka kwifuza, umwana mutoya kwifuza umuntu mukuru akakwamamariza ikintu, waba ufite shop ukaba wamufotora ukamujyana muri shooting location runaka washatse, mu buryo bwo kugira ngo bya bikorwa bikorerwa mu Rwanda nabyo bikomeze bimenyekanye ukoresheje n'abantu bakorera mu Rwanda. Ntabwo nshimishwa nuko mbona mu Rwanda wenda badownloadinga amafoto ku mbuga nkoranyambaga bagashyira ku bikorwa byabo bashaka kwerekana ibyo bakora, kandi twe duhari n'urubyiruko. Ndatanga n'urugero, white cyangwa umuzungu kubona aje gusura u Rwanda akabona suppose n'umugande uba muri ziriya quartier Bitebe ariko ari umunyarwanda uba muri Kigali cyangwa no mu nkengero zaho,
bakoze iyo foto bakayishyira aho ngaho ni ibintu byaba bisa neza, ni ibintu biba bigaragara neza ndakeka ku maso y'abanyarwanda no ku maso ya buri umwe wese yaba n'umunyamahanga. Amahirwe dufite nuko hasigaye hariho irushanwa ryitwa CCA Style Award rifasha ko abamurika imideli babona ibihembo yaba n'abadizayina, kandi twiteguye kuzakora ibishoboka byose yaba muri dizayina negura yaba mu bamodo bacu bakorera hano mu buryo bwo kuzerekana ko ibihembo byataha ahantu dukorera hano mu kagari kacu Kimihurura, kandi mu by'ukuri tunasaba ababyeyi gushyigikira abana babo kugira impano bifitemo babashe kugaragaza ibikorerwa mu Rwanda, cyane cyane ko ni nabyo dushaka ko abantu bose babona kugira ngo babashe kubyisangamo. mwebonye rero ko abanyamideli ba hano mu Rwanda bakataje ku murimo, nanababwira ko uramutse uba mu itsinda cyangwa se uriyoboye cyangwa se ari nk'itsinda rishaka ko tubasura, namwe mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara tukabageraho, mwaba muri Kigali cyangwa se mu zindi ntara. Inaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubararikira ikiganiro cy'ubutaha ku cyumweru isaa 9:30 z'umugoroba. Sinagenda rero ntashimiye nanone by'umwihariko abakunzi ba Tsapa Fashion Show ndetse namwe mwese mwafashe umwanya wo gukurikirana ikiganiro cyacu, tubibutsa ko ubutumwa bwanyu tububona kandi tubwishimira. Uramutse rero nanone ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikindi cyaricyo cyose ushaka kutubwira, watwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ibitekerezo byanyu rero ni ingirakamaro kuri twebwe. Nashimire nanone by'umwihariko Cafe Camelia iba yaduhaye umwanya ndetse n'ahantu heza ho gukorera ikiganiro mukunda cyane. Tubabwire rero ko Cafe Camelia iherereye mu mujyi wa Kigali mu nzu ya Makuza Peace Plaza, ukaba wahagera wowe n'inshuti zawe n'abavandimwe mugahabwa service nziza cyane ndetse ibyo kunywa no kurya mutasanga ahandi. Nongere nshimire equipe technique yamfashije kugira ngo iki kiganiro kibagereho 5/5, aribo umukuru Olivier ndetse na Ndashimiye Fabrice. Mbararikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha, nanabifuriza icyumweru cyiza ndetse na Pasika nziza kuba yizihiza. Ciao. Dukurikire kwambara neza n'ibisanzwe kuri Radio Star. Hano rero twaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye deshawe party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Mushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko cyera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe.